Banyarwandakazi, Classic Catering tubategurira inama, ubukwe, anniversaire ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tubategurira indyo yuzuye yujuje ubuziranenge n'abakozi b'inararibonye, aho waba uri hose mu gihugu turakudelivaringa kandi mu gihe gito cyane. Waduhamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788464222. Urabikemwe uretse Classic Catering. Tuhabaye ku bwanyu, ugira ubuzima bwiza na Classic Catering. Igitekerezo ngiye kugezaho ngira ngo nakuganirije uburyo cy'impinga togoza, nubwo utabishyigikiye ariko nabikubwiye nkomeje. Ubu tuvugana nshaka kubana na togoza, kandi igisabwa icyo ari cyo cyose uzagikora, ariko mbane nawe. Ku mateka yabaye iby'ababyeyi ntago bindeba, nta kintu bindebaho. Ngomba gukomeza urukundo rwanjye. Urumva ufite imbaraga? Urumva ufite imbaraga? Washyushye mbese katogose katuye, urumva umaze kugira imbaraga, mbese urashaka ko urumva ugiye guhagarara hari ukanya. Yego umva kubwira narakureze ntiwanjye, sibyo? Turi kugendana, urambwiye ngo uzakora ikishoboka cyose mu Rwanda n'umuco. Nagira kumenyesha ngo nanjye nzakora igishoboka cyose uzabana na hafi. Icyo nicyo nkubwiye, ibyo kubikubwira ukitarutsa ibindi. Nivuze ngo nzabana nande, wamwumvise kandi nsubije wanyumvise. Uwe siye isati yaturuka cyane. Iyaba wamubonaga wamuhaga umwanya byiza, mpora nkwinginga uba wihemuriye akabona wagatereye. Asiyeri ni umusore ushinguye mwiza, Asiyeri ni umusore ufite amafaranga, kandi Asiyeri nta bibazo by'imiryango bigeze bajyamo nk'abene wabo batoka barabica. Shanga urukundo n'amafaranga nta hantu bihurira. Uranyumva neza? Uwo Asiyeri wawe niba umushaka amafaranga uzagenda ari wowe ubana nawe. Njye mfite urukundo. Iyo mutungo uvuze nta kintu ivuze, kubera ko iyo data yasize irahagije kandi iranyuze. Ngomba kubana n'uwo nkunda, ntabwo nzajya kubana n'uwo ntakunda. Cyakoze icyo nkundira injiji n'iki. Iyo mitungo uvuga ngo iguhagije rero, iyo ari yo watekerezaga ko. Ese ubundi iwabo bishe ababyeyi bawe? Icyo batashakaga ni iki bice haka. Mbega ibintu byiza. Aho nero Murakomeye. Shuwa makuru. Ako ndishimye ko muri kumwe. usanze twiyicariye hano, reka nguzanira agatebe. Oya nta kibazo. Wicara hasi. Ndanyureho mbana nsuhuza umukunzi wanjye. Bara none hora hamusanze. Ushize naraje nsanga adahari. Se kutishimye rero. Soza ndi wawe. Ndabona utameze neza. Ntabwo ari utameze neza. Umukunzi wanjye kutavuga mu gihe wacu.
igitomati gitonore cyane umukobwa nihebeye undi afite basi so ninjye wakurakaje sinakugeze ute kutamvugisha koko sheri wanjye basi mbwira icyo nakoze niba nakubabaje no ibitabihaze shanga ndakwiyamye guhera uyu munsi ibyo kunzana abantu baza kumfata ku ngufu ndakwiyamye nimwumvise nimundekure hari igishoboka cyose aho kugira ngo ukomeze wicare mu mitungurigo iyo data uzayihagurukamo nshogoza yinjiremo kuko niwe nkunda uri kubyumva neza ishyano riragwira ngo gukunda utagukunda koko ni nk'imvura igwa mu ishyamba koko ubona kunze aranyihindutse se nshogoza n'uwahe mubyeyi numva yansimbuje ku kabara ni akahe wa mwana abana b'ubu ntibonye dore ni agasore ko hirya mu ibanga narakamubujije ariko ntibujije kuko nzakora iki kugira ngo agahinda kanyegurire impande yawe kanigendere amuke wigenda ubabaye ibi bintu ndaje ndabijyamo mbishyiramo ingufu noneho izo nari ndashyizemo ngiye kuzikubaza ntago ashobora kunzanira ntiyambuze ngaho mugiye nzakubwira ntacyo ntajya wubaha n'abantu ndakoza abasiga ubu rero narareze ndaho ndashya ndakoboka bana umwana inshinga y'umukobwa Nisaba, Chris uriya twigira kuri aho bitewe n'iki imana njyewe nabiriye ahubwo ubona ari amafaranga tugenda gutyo shabyore ntabwo uzi ibintu byambayeho mane ntabwo ari ukubiryaho mane nari naratomboye muri loto miliyoni 15 abanyagwa nyuma baza kumpamagara naramaze kwisetingamo nyine ko mfite kashi numva nabaye mu miliyoneri babarambwiye ngo ni umuntu twikiranwa amafaranga yarayobye ngo ntabwo arayazi hanyuma se iyo wibeshye ntabwo tubwira kamubwira tipo hari abashuti benshi mfite nari narabemerewe kubasohokana urukumva kuba miliyoni 15 ni nyinshi ntabwo nari kuzirya njye ngo nzimare nari nemereye abashuti banjye benshi kubasohokana nyuma rero ngenda mbahakara nyine n'ibitewe n'ibyo byambaye apano nahakaniye yewe naraguhakaniye niyo mpamvu uri no kunyurira gutyo mwana ntabwo nisigiye nakwandikiye kandi warazisomaga ntusubize umva muri iriya minsi nari narabaye shoke dukora mwana niyo mpamvu narebaga mesaje ngiye rwose n'imbaraga zitayipinga ngo nsubize umubikana mvahira gusa bebi wanjye ubundi se wumvaga ari amafaranga wayabona ni nayo mpamvu wiriye kuri uriya mushinga wawe utangiye kunyurira se mwana igihe rero ibyanjye nabyo ntabwo ari ukugucyurira ni ibintu byari bisanzwe bizwi wari uzi ngo ubonye amafaranga shaka podiyo rero inzira ntibwira umugenzi nyine nanjye nafashe isomo ariko nizere ko wize narize pe narize ubu nshaka nyine inshuti zanjye zose buri wese ugenda amusanga ku giti cye rero mbazambaye gusa icyambabaje kurusha ibindi ni ukuntu niriye kuri bero n'ukuntu yankunda ntabwo wamenya ukundaga utaramuhaye igata y'umunini yarankundaga nkayibona ariko nyine mani nashitwe n'ariya amafaranga ariko nyine ikigaragara ntabwo wabibonaga sibyo hari ukuntu umuntu aba agukunda ukabibona ariko ntubihe agaciro mani rega agaciro k'umuntu ukamenya iyo yagiye ubu nubwo ntagiye kumva agaciro ibintu yari amfitiye kuba ko ntawufite ubu uri kumva kukumva cyane ariko nyine ntabwo iki gusa ngewe uzaze nkutemo cyane ari nako gahinda babitwaye nari byo wanjye gusa umenye ko nari mfite indi kuri wowe uzanasaba imbabazi
nzaza amafaranga kuri papa kandi urakoze kunyura aho hari utuntu ngiye mu kandi rero Banyarwanda banyarwandakazi, Classic Catering tubategurira inama, ubukwe, anniversaire ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tubategurira indyo yuzuye yujuje ubuziranenge n'abakozi b'inararibonye, aho waba uri hose mu gihugu turakudelivaringa kandi mu gihe gito cyane. Waduhamagara kuri izi nimero zikurikira: 0785644222 ukabikemwe uretse Classic Catering. Tuhabaye ku bwanyu, ugira ubuzima bwiza na Classic Catering. ako nakubona ko mutunga nyine niki buri kumbwira nyine tuvuga ibintu byumve neza ko wakagombye kubimbwira. ntabwo ubona ko mutunga wambabare ukanye mupasi Dakura undekuye uretse mubwire undekuye ntabwo ndi bwumve mu byo akoze na Imana. Ubu numbwira undekuye ntabwo ndi bwumve utari kunkora. wari wakunda aho basi n'umusonga So ujye usoma inkuru ya Samson na Delisa. ugiye kugereranya na Delisa. Reka mbwize ukuri duce guca hirya kujyana no kugenda uzongera kumpamagara unsaba umwanya. Njye mfite umuntu dukunda kandi uramuzi. Utanamuzi najya mukubwira mfite umuntu dukunda. Wowe rero byavamo basi mbabarire please ndagusaba igisabwa icyo ari cyo cyose wumva nakora ariko ukemera kwakira umutima wawe. Mbabarira ndagikora ariko nyemerera mu rukundo. ibyo rero urimo urabimbwira uhatiriza intera njini birushaho kunyongera amanjini menshi cyane. Rero mbwize ukuri umukobwa mwiza, umukobwa ufite imitungo, umukobwa wirwanyeho, urakora, ufite icyo ufite imana. Genda uzabona undi ugukunda. Ngira ngo ibyo byose nta kintu byamarira ntabwo awa akumiriye wa mbonsha yego basi mbabarire ukame ibyishimo kandi please ukagukunda koko ni nk'imfirwa n'ishyamba. nakora iki koko kugira ngo Benwa yemere ko mukunda? ariko uyu munsi mufite agakuru keza cyane. Ndakunda nongeraho ngo ndakunda mfite ibebe. wowe uzumirwa. Njyewe Ashiyari musaza wawe uzumirwa. agire urureba wahe nakunze umukobwa w'igitonore mwiza umbereye, ikofi, ufite nyashi, ufite size nziza, kuko mbereye pe. ngambwira bwira uwo mukobwa avuka inahasenye cyangwa n'uwo mu zindi ntara zakunda hafa agaruwa ku Yvette ndamukunda nkamukunda
bimwe byo gusa Fiyete wo kwanda twagakwanda ariko rero ariko waranasaze ndabigutangaje oya waranasaze uriya bita Yvette ngo ni Fiyete si mwiza safite amafaranga sambereye ariko twagendesha kiriya gikobwa Yvette uriya nzi uriya wigize indaya urara mu kabari buri munsi reka kunukira sheri wanjye niwe ugiye kutuzanira ngo atubere umukazana ndamukunda wamuvuga nabi wamutuka icyo wamukorera cyose ndamukunda kandi nawe ndabizi ko mu mutima wawe uzamukunda umva wubwire bro muri kino gihugu harimo abakobwa benshi beza cyane iyo mfite n'izindi nshuti nziza cyane zandutira Yvette Yvette n'izindi wewe uriya ntabwo tumushaka mu muryango wacu uriya ntabwo yambera muramukazi nubwo wateka ibuye rigashya nta cyatuma muvaho umva nkubwire nuramuka uzanye kiriya gikobwa ntuzongere kunyita umuvandimwe wawe birangirira aha rego urakomeje cyane rwose cyane mupfiki se ku buryo umwana iriya ndaya ikirara uyu munsi yaraye mu kabari yakurayeho uratinyuka ukandukira umukunzi gaheya ndaya ndakubaha ariko tutazatuma mwubaha ariko nka mushiki wanjye wo kungira inama nziza ahubwo uri gushaka kunyuhura umunkuraho inama nziza irenze iyo ndikugira ni iyi ubusa iyo ni inama yo kunkiza umukunzi wanjye nikundira shyira agapira hasi ibyo murangiza ibyana bitonda bitijije ahubwo nibwo ugiye kunyoreka ngo abana beza bandutira Yvette se nta n'igihe utazamwumva mu matwi yawe umwanga cyangwa umureke ndamukunda nta n'ikizamunkuraho nanjye rero ndicaye ngo mfite mushiki wanjye ungira inama genda nawe uri igiki se niba utangira inama nziza yo kubaka nzamukunda nta n'ikizamunkuraho nahereye kuva kera kose mwirukankaho na n'ubu nzarinda njya mu nda y'isi nkimukunda kuko ibyo yakubwiye ni ukuri cyangwa abaki njyewe nzabibasubiramo muri kumwe nabona kwirirwa mbisubiramo arabizi mwese urumva mwaba ugeze ukuri nawe yewe reka nkubwire shanga njyewe beno ntabwo nabana na Yvette ngo cyane ko uzi neza ko mfite umukunzi sibyo uko ndabizerega inzigo wakomeje kujya uyinyereka nubwo turi inshuti nubwo tugendana nabizi ndi umwana w'imvugo nawe rero reka Farida urabizi ikibazo cyawe nyine hari ibintu rimwe na rimwe biba ndebere wa muntu wahenze buriya unyobwa nabonye bwaraje hanyuma uzambwira uko bimeze ako se byane cyo turi n'inshuti mbona ngo usigira imari ugahingisha ukagira ute hari ibiryo ako ntushaka wanshingira ndanigendere sawa rero sawa ndaza kumureba